ngo ndi kuvuga nabi bayobozi ibisigaye niyo baduhaye amafaranga y'icyuzi ubu abana bacu baba bambaye uniform. Amafaranga y'icyuzi yameze kuba amafaranga y'icyuzi uyu mugore ngira ngo saga yaragiye irakomera cyane bigeraho nyakubahwa Paul Kagame amanuka. Uyu mugore yameze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga kubera ijambo icyuzi, nta yindi ntandaro yo kuba ijambo icyuzi cyahiriye hiti. Cyiza kandi kinyuze urayabona rwose ndategereza nihanganye. Mbere na mbere reka dusobanukirwe amafaranga y'icyuzi niturangiza twumve ibibazo by'umugore n'ibisubizo yasubijwe na Paul Kagame. Sindi bugutindira iyi iracyari MJLN challenge. Nararanganyije amaso ndavuga ngo icyuzi cyabaye icyuzi, njya kuri TikTok, njya kuri Facebook, njya kuri YouTube ndasacinga icyuzi, ijambo icyuzi, nshaka ubusobanuro bwacyo, ariko icyuzi cyabaye akasamutwe ahantu hose cyabaye icyuzi. Ese ijambo icyuzi benshi cyane ntago murasobanukirwa icyo ari cyo, kuko benshi cyane uri gusanga ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga bavuze ngo ijambo icyuzi. Reka twese dusase amaso, dusase ubwonko, tugire gutya dusobanure ijambo icyuzi ni ijambo bwoko kiko. Ijambo icyuzi kizabaye icyuzi muti twarayakobokeye. Ese ni amakina yandi ni amafaranga. Ngira ngo tujye kumva uburyo ijambo icyuzi ryabaye icyuzi, niturangiza twumve story y'uyu mugore wamamaye ku mbuga avuga ngo amafaranga yacu twarayakobokeye muduhe amafaranga y'icyuzi. Ese wowe ukomeze kubyumva ahangaha ngeze ijambo icyuzi wameje kumva ijya ari ryo? Ngira ngo mwabonye inzu nyinshi cyane bagiye bandikaho icyuzi branches twarayakobokeye. Ngira ngo uyu mugore yameze kuba superstar, yameze kuba hit. Amafaranga y'icyuzi yameze kujya ku mbuga nkoranyambaga, yameze kubica bigacicikana kubera ko ijambo icyuzi ryameze kuba icyuzi, none ahantu hose hameze kuba icyuzi. Ngira ngo byameze kuba isosi, byameze kuba uruvangitirane ijambo icyuzi. Reka tubasobanurire ijambo icyuzi niturangiza twumve uyu mugore story ye, niturangiza twumve Paul Kagame icyo yamusubije uyu mugore, dore ko byarinze byagera kwa nyakubahwa Paul Kagame. Twumve icyo uyu mugore yavuze, niturangiza twumve icyo Paul Kagame yaje kuba yasubiza cyangwa yakemura ku kibazo cy'uyu mugore. Ariko ijambo icyuzi ni igihe umuntu aba yarateganyirijwe ibintu ntabihabwe. Urugero, wenda ubu ngubu baje mu sambu yawe umushinga runaka ukwemera amafaranga, bigatwara igihe kinini cyane ayo mafaranga batayaguhaye. Nyuma iyo amafaranga baje kuyaguha byaratwaye igihe kinini, kuko ayo mafaranga urumva baba bayakuzaniye nta kamaro ari bukumarire. Icyo gihe nyuma nibwo bashyiraho amafaranga y'icyuzi kubera ko baba baratinze kuguhereza ayo mafaranga. Urundi rugero twabahereza ni nk'igihe umuntu yagusezeranyije ikintu akagikora igihe cyararenze, ya mafaranga tuvuga ko ari ay'ubukererwe, niyo mafaranga yagomeye kuvugwa cyangwa se acicikana ku mbuga zigiye zitandukanye, abantu benshi cyane bakoramo iyi saundi bavuga ngo turashaka amafaranga y'icyuzi twakobokeye. Reka twumve story y'uyu mugore, niturangiza kumva story y'uyu mugore twumve icyo nyakubahwa Paul Kagame yaje kuba yamusubiza ku jambo amafaranga yameze kuba icyuzi ahangaha ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Tutagira inzara duhinga hehe? None se tutagira inzara uno abanyeshuri dufite ubu ngubu biga nta nifomo bagira. Ikintu kimbabaza umurenge wa Basakarere ka Rulindo, ni umunyeshuri witurunya ati ngiye ku kigo kwiga. Nta muntu w'umunyeshuri baha igikoresho, inifomo ntayo, ibyo biryo ntabyo babona, n'utwo babahaye batubacyurira ngaha ni kiruri rwose. Kwiki kintu bari guhereza abana babo udutike ngo batanze ngo nimba ari 3, ababa batwa abashikajwe n'amateka ntibatubahe, niyo batubahaye utwo turyo batubacyurira ngo nyamara ngo mumenye yuko ibi atari ibyanyu, ngo nibyo bashoye amafaranga. Urumva? Intakaye, intakaramu, nta nifomu, kandi bazi yuko turi abakene gwimbi hasi. Ni ukuri ko Imana umurenge wa Basakarere ka Rulindo kiyobeza ikibazo dufite abatwa b'ikiruri, bazi ko kandi turi abanyuma mu bukene. Njye ubu narumiwe, nyamara navuga gutyo ngo ndi kuvugagura, ngo ndi kuvuga nabi. Bayobozi ibisigaye niyo baduhaye amafaranga y'icyuzi ubu abana bacu baba bambaye uniform, abana bacu baba bambaye inkweto, niba bajya ku ishuri batambaye inkweto. Mwabavandimwe, ikindi
nongeye kumigwa bayobozi muri kunyumva ngiye kumva numva ngo abasaza bose bo mudugudu wa Kiruri babashigajwe inyuma n'amateka n'abakecuru barimo ngo bavuye muri VUP n'umwana w'umwega ni hora wumve none se ubwo ko babavanye muri VUP mutagira pfa na ruguru muri abakecuru ngaho natwe dufite ingufu twabuze icyo dukora turashabika bikanga none nk'umukecuru dutivana nkwari umusaza utikura nkwari bageze mu myaka 70-80 reba abana baza kugira imyaka 110 baratinyuka bamukuramo none nta n'umwana afite icyo cyo uwo mwana bavuga afite ngo ni mashenderi ni ikibobo n'akarere karamuzi kari ikibobo bahora bamufunga amafaranga yarahari yarabonetse arahari bamaze no kubikora nuko n'umwanya muvuze ko navuga ingingo y'imari ariko ubundi rangirana y'uyu mwaka ku buryo umwaka ugomba kuba yarangije mu kwezi kwa gatandatu amafaranga niba hari ikiyaziritse n'iki wenda ni kuraba amafaranga ava muri ministeri akajya muri BNR ava muri BNR tukayashyira ku makonti yabo ko amakonti yamaze kuyatanga ngo bizakorwa niyo yabagenda n'amaguru aba yagenda mu byihutishe we na Ewasa mu cyumweru gitaha ubu turi kwa kane cyumweru gitaha kiriya tugiyemo muzabe mwabirangije murakoze ayo mafaranga azabe yageze ku baturage mu cyumweru gitaha murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika yes ibyo mugiye gukora se ubundi mwananiwe gukora n'ibiki cyiza kandi kinyuze urayabona rwose ndategereza nihanganye icyumweru gitaha natakugeraho uzanshake iyi iracyari MJ challenge ngira ngo usobanukirwe amafaranga bitsa icyuzi ni ukuvuga ngo ubu ngubu umuntu wese ushobora kukwemera amafaranga cyangwa se mukagirana amasezerano igihe kikarenga ashobora kuguha amafaranga y'icyuzi cyangwa se igihe wabitse utuntu twawe ukatugurisha mu gihe kizaza amafaranga ni icyuzi iracyari MJ line challenge.